Karere ka Musanze ni umurenge w'umurenge bawita Musanze. nabo bawita Musanze. Hano hari umugabo inzara iri kumurya. Yego. Kunja nyine zari kimutera. Kunja boss. Ako wandabira nyine. Aje nkare bico nakwirwa no ma. Sako kurashonje. Ndashonje ma. Witwa nde? Nitwa Munyarugerero Jean Bosco. Ariko nge nigeze kukumva gato kuririmba. Hari akarimbo baririmbye bwa mbere bakita ko nkibagiwe ko karirimbo. Ndakibagiwe. Ambariye bambesha ngo igiye Uganda bataye ubuti ngaruka. Ako kari murakazi? Twagiye. Ambariye kugiye Uganda bataye ubutindi ngaruka. Nje Uganda. Uko niko nagiye Uganda. Ririmba ko ushaka keza. Keza. Ngiye gushyiraho ipapuro. Ni kuri Iris Rwanda TV duhe n'umunyonzi bakwita Ridefo. Ibi bintu pakiye hano inyuma yawe babyita ngo iki? Babyitaga amatovu. Amatovu. Ngira ibintu bitatu zi ku matovu. Ubwatsi bw'ihene. Ikindi umusore watinze kurongora bamukubita iki? Bamukubita amatovu ariko biterwa nawe. Ubushobozi warongora. Ese ari udashuswa. Ngo iki tubwire nyine. Uzi kuri televiziyo tubwire. Ngo abantu bose bagira gute? Nyibwirire ngo abantu bose barashukwa. Nawe se? Ufite umugore? Umugore n'abana batanu. Ubu nise kuri abasore bategeza ko bakubitwa amatovu. Ntabwo mbizi ibyo bibazo bakuru nese abimbaza ndende. Na seri defo. Ako tuganirize twibwirire. Aya matovu ko karakora? Aya ngaye? Ibyo bibazo basogokuru ntabwo mbizi babikora. Sami za makavera rero ntabitera Gatarina sineze ko washiziye muzika nanjye nakuriye mu kiraro je nanjye ndi umwana mu mujyi nuko nanzi ibinini ngahita nigira mu cyaro bigeza ibyo ndabireka bitani nanjye mbitanibana n'abantu kaje bansetinga ku mwenge nkawunywa nanjye nkibera nk'umutafu yo Kaji ngo bakwita Munyarugerero Jean Bosco. Munyarugerero ubundi utatubeshye umuhanda w'igikaro urawuzi? Umuhanda mukara ndawuzi yako ngunyuramo nje ndi gutampuriza gusa ako none nta nguzi kuko nje ntago nabaye mu mujyi ako none bitewe n'abantu twabanaga nyine turukugeneye turi gusabana guco turukuyinywera inzoga nyine bisanzwe. None nyuma yaho nje mbonye umujyi gunanenza mu cyaro nyine bisanzwe bana nabo mu cyaro nyine guse nta kindi ari inzoga n'ibiryo ukunda iki? bivuze ngo icyambere nyine ibiryo nibe biri imbere ako inzoga nyine iza nko gutampuriza nyine bitewe nisho umuntu aba yariye. Wakumva twamaze kumva icyo ushaka ni ibiryo. Ufite umugore? Ufite umugore. N'abana bangahe? N'abana babiri. Washatse umugore ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 22. Warateruye? Inani mu cyaro nyine guterwa ni ngombwa bitewe nuko gukoresha ubukwe ibisaba amafaranga menshi kandi no mu cyaro amafaranga ntagapfa kuboneka neza. Abasore mu cyaro ngo gutereta ntimuzi gutereta ngo nukugenda umukobwa wakunze ngo ukazana ibindi bisore mugatera mugashika kubita umakapa nyine biterwa n'ikofi. Ikofi ifite nta kindi ushira hagaragara ni guhamagara n'imodoka mu mugizi kazi gutahira ubukwe nyine ariko none ye nta kufu ufite uhita gukora koco nyine nta bintu byinshi koco nta zindi diru nyine uragenda wena kuri karitsiye ntara mu santire ukavuga uti wena mfitemo ikosi by'umusururu mukabinywa mumara kubinywa
gatangwa ati nasidiro suzizi nyine ubwo ni mu mago nyine nta zindi gahunda ugahita mukatana nyine mukakata mukaje mu mago nyine mu gitondo bagatuma mu rugo ngo ntuza yashatse akabyo kateka ibyo umuntu nyoko gateka akarya yamara kurya nta kubundi yashatse nyine nta zindi gahunda ziba zihari harimo ububwa ntabwo buri buteye ni kofi nta kofi hari none wabigenza none si kofi niyo yiwa ku rugo iyi kofi udafite amafaranga nta kintu ubu uri saa kintu amafaranga niyo ngomba ufite amafaranga byose birashoboka ntumvaga kuvuga ngo aho amafaranga yakubise ngo haroro none rero ntako ufite nta kintu wawe ubu ngeze hano ufite amafaranga yanjye umugore wawe namutahana wenda gaswiri n'inota no kumutahana ukamujyana n'Ikigali no muri Amerika wose wamugeze none se waretse nkaguha amafaranga ijoro nkarari wawe yazana yampereza umujyane njyewe nuko mpfa kubona ndiye gusa nkaryama hari iki ushaka ngahe wampa nka miliyoni nk'itatu wenda wose wakoye angahe njye bitewe nuko yarankunze nyine ako wamuteruye bitewe nuko yarankunze nawe warateruye oya njye ntonateruye mane n'amajye namutereta igihe natandi kumutereta ni kinini umugore wako byari umugabo wambwiye ngo ngiye umugore wanjye bajyaga kumurongora ngo maze kumenya ko bamurongora ngo nkajya mvuga ngo ngura agacupa ka Primus ngo mbe ndi kunywera n'ubundi ujye iwanjye nta kibazo wabyemera wagenda iryo cupa ryamanuka agacupa kamwe si wowe kamwe mani nto kaba gahagiye agacupa kamwe oya ukanteranya nawe wakihorera namuguhera usayo mu agacupa kamwe tubwizanye ku rwagwa miliyoni ukaba uzi ko umugore wawe bagiye kumutikagura wagenda ukicara ukatuza aragaruka mu rugo nakwemera yizanuye yizaniye ko ugenda urayibika yizaniye ko urayibika ufite iyihe mpano niye mpano wibonamo njye mpano nibonamo nkunda gusetsa abantu kandi noneho njye nuko wenda nkora bikanga ubu nanjye nari ndi umunyonzi nkoze byanze imodoka irangonga nyuma yo kungonga rero ubwo nahise numva iby'umujyi mbivuyemo nsubira mu cyaro ibyicaro rero usaze ukubona ukuntu nsere ukuntu meze ubu nta kintu ntagize kubikora natwanga igare suzu wa mujama tapi avuye Musanze igiye Karongi hari umujama witwa mbere yo kudusi natwanga igare nk'uwo munyeretereye yari umunyeretere ubu natwanga igare nka mbere yo kudusi umunyeretereye rero byagezaho iby'igare mbonye ikamyo ziri kunyigeragera ndavuga nti mbivuyemo kansubire mu cyaro uri kubona ko izi boto ntaho zigeze mu mujyi ntaho zigeze mu mugizi bahita bakubatira mujama n'uwira ruguru mu birunga baramushamba ako none uri mu birunga ndi mu mizi yabyo akono nasi hano ni mu kirunga ntuye mu kirunga cyamuteye munsi yaho kabisa ni munsi yako none mu kirunga ndani hano muracogaga kabisa aba nawe koko uri kutubeshera manu kutubeshe nukuri kw'Imana ubu rero wageze iwabo w'abanyempano uri kuri televiziyo yitwa Iris Rwanda TV ngo dusetse ikibazo uko nabasetsa kose bivuze ngo gusetsa bari wese agomba kubihorana byaba nagomba wese agomba kubihorana kandi uri kubona ukuntu umeze byaba n'utari waseka ahita aseka sahiza rero kunde ukuntu rimereye iryo ry'inyose ryagiye iri nagonze imbwa wagonze nagonze imbwa niyo mpamvu ryase riba gutya imbwa se barayigonga mu muhanda ntizambuka nahise nyugonga nyine maze kuyigonga mbita ngo hasi ngwe muri kaburimbo rero itarihongoka gutya tayari kibora bita amatovu urakizi ndakizi kimara iki amatovu ihene zirayarya kandi iyo nako yakoze yarakwica ibibazo bitanu buri kibazo ni 500 twatoye tariki zingahe ufite amasegonda 10 1 2 3 4 5 6 bitewe nuko wenda nahita mbyibuka arega katangusaba ikintu kimwe hasigaye ibibazo 4 irakamyo yabagiye kugeraho hari imbitaga nibagirwa kuba ntago mpitaga
bitanga imediti kintu bitangiye ngo iki kimeze gute. Mu Rwanda duturanye n'ibihugu byinshi. Ni ikihe gihugu kiri mu majyaruguru y'u Rwanda? Harimo Kongo. 0 hasigaye ibibazo 3. Dufite Uganda, amajyaruguru y'u Rwanda dufite Uganda. Kongo iri mu burengerazuba za Rubaviyo. Twihutishe. Nyine nawe ukumana cyose mbaze wena nk'ibyo ndabasha wenda kumenya mo dukeya uburyo bwose urampindura umweru none si byagenda. Kankubaza iby'iwanyu. Umuyobozi w'intara y'amajyaruguru bamwita nde? Nkunda kwibagirwa cyane mari niho wabona aho kumaza ibintu agiye. Nkunda kwibagirwa cyane. Abantu bibagirwa babikinisha. Urikinisha? Nta nikinisha ngewe. Wasanga wikinisha ufite umugore. Nakubye ko nagonze imbwa. Bivuze ngo rero hari akaburo kahise katakara mu ntuza nyine. Ariko rero ntawanze uko abaye. Ako nandi kubona kano kaboro hari wajya sinzi uko byagenze. Ngewe nakoze accident. Turi kimwe rero buri mwanya wawe. Ariko nyine ntabwo nibagirwe. Bitewe naho byabereye. Ukunda gukora iyihe mirimo? Ngewe nkunda guhoma. Nkomera abaturage nyine izonze kugura guca nyine nkunda guhoma guponda ibyo. Mbwira abasitari 3 zibo mu Rwanda ibyamamare. Ibyamamare abahanzi runaka. Bizi. King James. Aho nagakira umusitari. Bruce Melody. Ari indirimbo ya Bruce Melody? Oya. Nta na kamwe. Twanyweye twasinze ibibazo ntitubihuje. Ndimo kumva isereri ndi mu kinya ngo nanyweye byari na rikeri. Ngo dufite intandaro ni mu gihe twanyweye twasinze. Ngirira abantu ngo mukore subscribe, like, share na comment kuri Iris Rwanda TV. Umutwara ananiwe. Ananiwe boss ananiwe mari bawani. Ananiwe. Ngo mukore subscribe. Ntabwo nabishobora. Naniwe mbabari naniwe uzaza nawe medicine neza nawe medicine neza no twebwe dukwana ikiganiro runaka nyine na hip hop nibaje zazikurapira ariko nta kundi nyine kandi nagusura ni wanyu baga Kigali nyine Imyaka ibaye myinshi irashize n'indi ratashye ndimo ntaguyizi Jay Paul. Guys twari ahantu bita Musanziyo hejuru ariko hano haba bene wetu. Mwakoze kubana natwe ni Mr. Jean Google Iris Rwanda TV.